navuga ko mbayeho nabi kuko ntacyo nemariye nta n'icyo nkora mu byo nize. Imyuga ijyanye n'ubudozi, gukora imigati, gukora ibikoresho bikorwa mu mpu nk'inkweto, imikandara n'ibindi nibyo aba baganiriye na Prime TV bavuga ko bize mu mwaka wa 2019 mu kigo cyigisha imyuga cya Hindiro TVET School cyo mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero. Bakiga ari ibyiciro bibiri, abakobwa babyariye iwabo ndetse n'ababarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Bakiga amezi 3 ari gahunda yateguwe n'akarere ka Ngororero hagamije kubafasha kwiteza imbere. Ubuyobozi bukabizeza kubaha impamyabumenyi n'ibikoresho byo kwifashisha mu gihe baba basoje aya masomo. Ubu bakaba bagiye kumara imyaka 3 ibyo bijejwe batarabihabwa. Twize yari kuri Murambo TVET Hindiro, noneho baratubwira ati bazaduha ibikoresho twize amezi 3 turarangiza turakora, batubwira ko umuntu bamuha certificate. Ubwo nyine twe twarize turakora, dutegereza ko bazaduha ibikoresho natwe tukagira icyo twimarira. Nabyo baduhaye, turategereje natwe ubu turatuje, turategereje ngo turebe ko bazabiduha. Nibyo bikoresho nyine bakagira icyo batumarira niba banabiduha tugakora tukiteza imbere. Abari basezeranije rero ni bande? Twavuga ko ari nk'akarere n'ikigo. Noneho tukazajya twiga bakatubwira uti imashini zanyu aya mezi 3 murangije mwakora kwezi bazabazanira imashini ibikoresho namwe mudode. Turabitegereza turabibura. Ubwo ngubwo turangije tutegereje, noneho diregiteri we tukamuhamagara tukamubaza uti se ibikoresho bizazagera, akavuga uti mwakora kwezi tuzabishaka. Ubwo turabitegereza turabibura, nicyo kibazo dufite. Nize tailoring ni ubudozi. Nubwo icyo gihe abigaga muri iki kigo bose basezeranijwe guhabwa ibikoresho, ababarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bavuga ko ntabyo bahawe, ahubwo bagenzi babo bari mu cyiciro cy'ababyariye iwabo aribo bahamagawe bakirangiza kwiga bagahita babihabwa. Diregiteri yari yatubwiye uti uko karere nyine bazaza baduha imashini kuko abari bizeyo nabo babahaye imashini, twebwe turategereza turaheba. Nabo mwiganaga cyane n'abari bize mbere yanyu? Twigaga saa 6 bakiga mu gitondo. Ubwo ngubwo nibo bahaye imashini, twebwe turategereza turaheba. Muri iki gihe bavuga ko ubuzima babayemo butabamereye neza kuko ibyo basezeranijwe batari kubihabwa, bagasaba ubuyobozi ko bahabwa imashini zabafasha gushyira mu bikorwa ibyo bize. Urebye nk'uko nize, navuga ko mbayeho nabi kuko ntacyo nemariye nta n'icyo nkora mu byo nize. Njye nize Redo Craft, ibyerekeranye no gukora inkweto mu mpu nyine, ibyerekeranye no gukora inkweto, imikandara n'amakofi. Turasaba ko bareba uko tubayeho bakagira icyo batumarira natwe tukizamura. Ndusaba ubuyobozi kujya nyine baduha izo mashini natwe turebe ko twakiteza imbere mu gihe kizaza, nyine tuzaba natwe tuvuga uti twarize nyine ubwo tugatera imbere. Hoya nawe ni kudoda kubera nyine nta bushobozi dufite, ntabwo twabona amafaranga yo kugura imashini. Ubwo narategereje nyine ngo nzabona iyo mashini, iyo myuga nyine nize nzarekora nyine nakiteza imbere, birangira nyine tuzibuze. Umuyobozi w'ikigo cyigisha imyuga cya Hindiro TVET School Bwana Theogene Nsanzamahoro avuga ko abo mu cyiciro cy'ababyariye iwabo aribo bahawe ibikoresho, ariko akavuga ko ku bandi byamugora kugira icyo avuga ngo kereka habajijwe ubuyobozi bw'akarere. Twigisha abanyeshuri mu buryo butandukanye. Hari abakobwa babyariye iwabo bize bagahabwa ibikoresho, hari abanyeshuri bize hano bagomba baba mu cyo bita kategori ya mbere, icyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo bafashe kwiteza imbere. Njye birangora guhita ngira icyo navuga, keretse cyakoze ngo hari nimero zo ku karere akaba ari guhamagara ukababaza. Bwana Patrick Uwihoreye, umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ubwo Prime TV yageragezaga kumuvugisha yayibwiye ko ari mu nama, asaba kugira icyo avuga ari uko inama irangiye. Wakwihangana ko ndi mu nama nasoza nkakuvugisha. Gusa kuva icyo gihe kugeza amagingo aya inama ishobora kuba itararangira kuko n'ubutumwa bugufi yohererejwe atigeze abusubiza. Hakibazwa impamvu ikibazo cy'abize mu kigo cya Hindiro TVET School akarere kabemereye kubaha ibikoresho ariko bakaba batarabihabwa, hanyuma umuyobozi w'iki kigo akanga kugira icyo abwira itangazamakuru ndetse n'ubuyobozi bw'akarere nabwo bukaryumaho. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.